mbere na mbere y'umwijima w'ibihe by'ubuhigi n'ubutoratozi, kugera mu bihe byo guconga amabuye n'ubukorikori kw'inyokomuntu, na nyuma cyane y'ibihe by'impinduramatwara y'ubuhinzi, iy'inganda na siyansi. Niba twemera ko turi mu kiragano gishya cyatumye isi iba nk'umudugudu, tukemera ko ubwenge n'ubumenyi ari imbaraga yageza umuntu ku byo yifuza. iyi ni Inkorane TV. Tubamenyesha ibyo mutazi, tukabibutsa ibyo mwibagiwe. Kuri twe ubwenge burarahurwa. murakaza neza nanone mu isi y'ubukire. Iki ni igice cya 18 mu nzira njyabukire, aho dukomeje kubana n'umwanditsi Robert Kiyosaki mu gitabo Rich Dad Poor Dad. Uyu munsi turakomereza ku zindi nama z'umugereka Robert atanga nyuma y'amasomo 6 y'ingenzi twarebeye hamwe mu bice byabanje. Inama z'uyu munsi ari nazo tuzakomerezaho ku wa kane utaha, zikubiye mu mutwe Robert yise ngo uko watangira gushyira mu bikorwa izi nama. Umwanditsi aragira ati: ahantu hose hari zahabu, ariko si twese twatojwe kuzibona. Nakifuza kuvuga ko kugera ku bukire byanyoroheye, ariko nanone sinabivuga kuko bitigeze binyorohera. Ibyo rero bituma iyo nshatse gusubiza abambaza uko natangiye, buri gihe binsaba kubasobanurira uko nkora ibintu umunsi ku munsi. Icyo nakizeza buri wese cyoroshye ni ukubona amahirwe y'imikorere. Ntibitandukanye cyane no gutwara igare. Nyuma yo kugushwa naryo haba hari umunyenga. Nyamara iyo bigeze ku ngingo y'amafaranga, bisaba kwiyemeza kudasanzwe kugira ngo uce mu bizazane uhura nabyo. Ibyo kandi ni ibyawe wenyine. Kugira ngo ubone inzira wakuramo miliyoni y'amadolari si ikintu cyorohera buri muntu wese, kuko gisaba gukoresha ubuhanga budasanzwe. Gusa njye nizera ko buri wese yifitemo ubwo buhanga nubwo atari twese tubukoresha. Ni ikibazo gikomeye kuko ubwo buhanga buba bwiryamiye muri twebwe imbere, butegereje ko tubuhamagara ngo buze bukore akazi. Igituma buryama kandi si ikindi, biterwa n'uko uburezi bwacu bwadutoje ko amafaranga ari umuzi w'ibibi byose. Ni uburezi budutoza kutibaza ku hazaza hacu, kuko butubwira ko ibigo dukorera na leta bizatwitaho igihe tuzaba tutakibasha gukorera amafaranga. Nyamara abana bacu nabo bari kwiga muri bene ubwo burezi. Nibo bazishyura ikiguzi cyo kubura ubumenyi ku mikorere y'amafaranga. Isomo dukomeza guhabwa ni rimwe kandi niri: jya ku ishuri wige cyane, uzajya mu kazi ukore cyane, uhembwe amafaranga menshi maze uyakoreshe yose, hanyuma nuhura n'ibizazane uzasaba inguzanyo muri banki. Ikibabaje ni uko abo mu bihugu by'uburengerazuba byateye imbere bagendera kuri iyo myumvire, kuko bazi ko kubona akazi muri ibyo bihugu bitagoye. Wowe rero niba utari mu gikundi kinini cyane kizerera muri iyo myumvire, ndashaka kuguha intambwe 10 uzakurikiza. Izi ni intambwe njye ubwanjye nakoresheje kandi zikankorera. Gusa niba ushaka kuzikurikiza uzazikurikiza, ariko nanone ntibyakubuza guhanga izawe bwite. Nzi neza ko ufite ubuhanga buhagije bwagufasha gushyiraho izawe rwose uramutse ubukoresheje. Ubwo nari ndi muri Peru, nabajije umwe mu bacukura zahabu wari ufite imyaka 45 y'amavuko icyo gihe uko bamenya ahantu hari ikirombe cya zahabu. Yaransubije ati: burya rero zahabu ziri ahantu hose, ariko abantu ntibatojwe kuzibona. Nanjye ubwanjye mpamya ko iyo mvuga ari iy'ukuri. Nko mu bucuruzi bw'amazu, nshobora kugenda umunsi umwe nkataha nguze cyangwa ngurishije nk'inzu 3, mu gihe hari undi ugenda ntagire n'ikintu na kimwe abona, kandi aho twagiye ari hamwe. Impamvu rero nta yindi, ni uko batatojwe guteza imbere bwa buhanga bubarimo.
niyo mpamvu nguha izi ntambwe 10 zagufasha guteza imbere ubwo bushobozi Imana yakwihereye, kandi nkakwibutsa ko ari wowe wenyine wabasha guteza imbere ubwo bushobozi. Intambwe ya mbere iragira iti shaka impamvu iruta cyane uko ibintu bimeze ubu. Iyi bayita imbaraga y'umwuka. Ubajije abantu bose niba bashaka kuba abakire no kugira ubwigenge mu by'imitungo, bose bagusubiza ko babishaka. Ariko kandi nubwo babishaka, hari no kuri kw'ibintu. Urugendo ruba rurerure cyane ndetse rwiganjemo imisozi yo kurira, rero biba byoroshye gukorera amafaranga, ibindi ukabiharira abandi. Hari igihe nahuye n'umukobwa wifuzaga guhagararira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mukino wo koga mu mikino ya Olympique. Ukuri kw'ibintu rero kwamusabaga kubyuka saa 10 za mu gitondo, akoga amasaha 3 mbere yo kujya ku ishuri. Byamusabaga kutajyana n'abandi mu birori ku wa gatandatu, ahubwo akaba ari kwiga kugira ngo atazagira amanota mabi. Ubwo rero namubajije icyamuteye uwo muhate udasanzwe, yaransubije ati byose narabyikoreye kandi mbikorera abantu banjye nkunda. Navuga ko urukundo ari rwo rwabinteye pe. Buriya umuhamagaro cyangwa inshingano ni ihuriro ry'ibyo ushaka n'ibyo udashaka. Iyo rero abantu bambajije igituma nshaka kuba umukire, mbasubiza ko ari ihuriro ry'amarangamutima yimbitse y'ibyo nshaka n'ibyo ntashaka. Hano ngiye kubaha urutonde rwa bimwe muri byo. Icya mbere ni ibyo ntashaka kuko ari byo bigena ibyo nshaka. Sinshaka guhora nkorera amafaranga ubuzima bwanjye bwose. Sinshaka rwose ibyo ababyeyi banjye bakomeje kunshishikariza byo gucungira ku nyungu z'umushahara n'ibigendanye nawo. Sinkunda rwose kuba umukozi. Nangaga cyane ukuntu papa wanjye atabashaga no kureba agapira kubera guhora ahugijwe n'akazi ka leta. Nanze cyane ukuntu data yakoreye leta ubuzima bwe bwose, ariko yapfa igahita itwara ibyo yakoreye byose. Ntiyabashaga kubidusigira. Nyamara abakire bo siko babikora. Nibyo bakora cyane, ariko iyo bapfuye ibyo bagezeho babisigira abana babo. Ibyo rero nibyo ntashaka, ariko hari n'ibyo nshaka. Buriya nkunda kugenda aho nshatse hose ku isi, nkagenda uko nshatse kandi nkagaruka uko nshatse nta nkomyi. Nshaka ubwigenge rwose. Nkunda kandi kugenga igihe cyanjye n'ubuzima bwanjye uko mbyifuza. Niyo mpamvu nshaka amafaranga ko nkoreraho kuba ari njye uyakorera. Ibyo rero nibyo binsunikira gushaka kuba umukire. None se wowe ibyawe ni ibihe? Gusa icyo wamenya kandi ukazirikana nuko iyo izo mpamvu zidakomeye cyane ku buryo zihangana n'ibizazane uhura nabyo muri urwo rugendo, ibizazane birakuganza. Nge hari ibihombo byinshi nahuye nabyo, nahuye n'ibizazane bitari bike, ariko gukomera kw'impamvu zanjye niko kwanshoboje kudacika intege, ahubwo nkakomeza nkatana. Nashakaga kuba narageze ku bwigenge bwanjye mu by'imitungo mfite imyaka 40, ariko ntibyankundiye. Nabigezeho mfite imyaka 47 bidasiganye n'amasomo y'ingenzi n'ubunararibonye nungukiye muri urwo rugendo. Nk'uko rero nabivuze, nge rwose nifuzaga ko byaba byoroshye, ariko siko byagenze. Nyamara nta nubwo byari bigoye cyane, kuko namenye ko iyo ufite umuhamagaro n'impamvu ifatika ntabwo bikugora. Ariko ku rundi ruhande, iyo impamvu yawe idakomeye, buri kintu cyose kiba kigoye. Niba rwose udafite impamvu ifatika, urasanga nta n'impamvu ufite yo gukomeza kwiga ibikurikiraho, kuko biraba bikugoye cyane. Intambwe ya kabiri ni ugukora amahitamo buri munsi. Iyi ni imbaraga y'amahitamo. Iyi mbaraga y'amahitamo ni ituma abantu bashaka kuba mu bihugu biri mu mudendezo. Twese dushaka uburenganzira bwo guhitamo ibyo dushaka. Iyo rero bije ku mafaranga, burya buri faranga ryose rikugeze mu biganza uba ufite amahitamo yo kurikoresha uhitamo ahazaza hawe. Ushobora guhitamo kuba umukire, umukene cyangwa se uwo mu cyiciro cyo hagati. Uko dukoresha amafaranga niko kugaragaza abo turi bo.
abakene bagira uburyo bukennye bakoreshamo amafaranga. Nagize amahirwe akomeye ubwo nari nkiri umwana, kuko data ukize yanyigishije itandukaniro riri hagati y'imitungo ibyara amafaranga n'imitungo isohora amafaranga. Ibyo nabimenye nkiri umwana muto cyane, maze mpitamo kuba umukire. Nahisemo kwigwizaho imitungo yinjiza amafaranga, ari nayo mitungo nyamitungo, nitandukanya n'imitungo iyasohora. Inshuti yanjye Mike twakuranye kandi tukiganira isomo, yagize amahirwe aragwa imitungo ibyara amafaranga, ariko nawe yakomeje guhitamo kuyicunga neza. Imiryango myinshi ikize ijya ihura n'ingorane z'uko iyo mitungo ibaca mu myanya y'intoki mu kiragano gikurikiraho, kuko ntawe uba waratojwe gucunga neza imitungo. Abantu benshi bahitamo kutaba abakire. Urebye 90% by'abatuye isi babona ubukire nk'urugamba batatsinda. Nibyo bituma bahimba imvugo zibashyigikira bati, njye sinshishikajwe n'amafaranga, cyangwa se bati, sinzigera rwose mba umukire. Cyangwa nanone bati, ariko nta mpamvu yo kuganya, ndacyari muto, nimbona amafaranga nibwo nzatangira kugena ahazaza hanjye. Abandi bati, uwo twashakanye niwe wita ku by'umutungo wanjye. Ikibazo rero cy'izo mvugo ni uko ari imyumvire yiba uyifite ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere bikwiba ni igihe, kandi rero igihe niwo mutungo uruta iyindi dufite. Icya kabiri bikwiba ni ukwiga. Kutagira amafaranga ubundi ntibyari bikwiriye kuba urwitwazo rwo kutiga. Nyamara yo ni amahitamo twese dukora buri munsi. Amahitamo y'ibyo dukoresha igihe cyacu. Amafaranga ni amahitamo y'ibyo dushyira mu mitwe yacu. Izo ni imbaraga z'amahitamo. Twese duhora dufite amahitamo. Njye nahisemo kuba umukire, kandi rwose umunsi ku munsi mpora nkora ayo mahitamo. Shora imari yawe mbere na mbere mu kwiga. Mu by'ukuri burya umutungo wa mbere winjiza amafaranga ufite n'ubwonko bwawe. Ubwonko kandi ni igikoresho dufiteho ubutware. Nabonye ko buri wese muri twe afite amahitamo ko byinjiza mu bwonko bwe kuva igihe aciriye akenge. Ushobora guhitamo kureba televiziyo, wahitamo gusoma ibinyamakuru, wahitamo kujya mu ishuri ryigisha imikorere y'amafaranga n'uko wakora igenamigambi. Byose ubihitamo. Abantu benshi bihutira gukora ishoramari aho kwihutira kubanza kwiga iby'iryo shoramari. Mu minsi ishize inshuti yanjye yaribwe, ariko icyadutangaje ni uko abajura batwaye ibintu byose basiga ibitabo gusa. Ibyo nabitekerejeho nsanga twese bene ayo mahitamo tuyakora. Usanga abagera kuri 90% bagura televiziyo n'ibigendanye nayo, abatarenze 10% nibo babasha kugura ibitabo bivuga kuri bizinesi. Wambaza uti, ese wowe ukora iki? Njye njya mu mahugurwa yigisha ishoramari. Biba akarusho iyo bene ayo mahugurwa mara nk'iminsi 2 kuzamura, kuko njye nkunda kwiga isomo nkaricengera cyane. Mu mwaka w'1973 nabonye kuri televiziyo bamamaza umuntu wari wateguye amahugurwa y'iminsi 3 ku ishoramari mu kugura, gukodesha no kugurisha amazu. Ayo mahugurwa yari ubuntu. Nahisemo kuyitabira, nkoresha amadolari atarenze 385, ariko nungutse miliyoni zirenga 2 kubera ayo mahugurwa. Gusa igifite agaciro cyane ni uko yampaye ubuzima. Njye sinakorera amafaranga mu buzima bwanjye, kandi byatewe n'ayo mahugurwa. Kuva ubwo buri mwaka byibuze nkora bene ayo mahugurwa inshuro 2 mu mwaka. Nkunda amasede n'ibitabo by'amajwi. Impamvu mbikunda ni imwe: bimfasha gusesengura no kugaragaza uko numva ubutumwa bubirimo. Nigeze numva umushoramari avuga ikintu ntemeranya nawe. Sinigeze mucira urubanza cyangwa ngo ndakazwe nabyo, ahubwo njye nafashe umwanya munini ndabyumva mbisubiramo nk'inshuro 20. Nza gusobanukirwa neza impamvu yari yabivuze atyo.
byambereye nk'ubufindo, byari bimeze nko gufungura idirishya rireba neza mu bwonko bw'umwe mu bashoramari bakomeye. Nagize ihishurirwa rikomeye cyane ku butunzi bw'inyigisho ze n'ubunararibonye. Umusaruro rero wabaye ko nisanga ngifite uburyo nareberagamo ibintu mbere, ariko kandi nanagira uburyo bushya bwo kureba ku kintu kimwe. Nasigaye mfite uburyo bubiri nshobora gusuzumamo ibintu, ibyo rero igiciro cyabyo nticyanaboneka. Ubu noneho nsigaye nibaza nti ni gute Donald Trump akora ibi, Warren Buffett abikora ate, George Soros we se abikora ate? Uburyo bwiza rero mba mfite bwo kubimenya ni uguca bugufi nkumva cyangwa se nkasoma ibyo bavuga. Abiyemezi ni abantu batinya gufata risike kuko baba bataniyizeye bihagije. Ibyo biterwa n'uko iyo wize ikintu gishya uba usabwa kugikora ugakora amakosa kugira ngo ugisobanukirwe neza. Iryo ni ihame ry'ingenzi ry'isanzure. Hari abantu b'abahanga rwose bakunda kujya impaka cyane iyo hari igitekerezo gishya cyinjiye mu bwonko bwabo bikaganza uko bari basanzwe babizi. Icyo gihe rero ubwiyemezi bwabo buhura n'ubuhanga bikabyara ubujiji. Ahari buri wese muri twe yabaza umuntu wize cyane kandi uvuga ko ari umuhanga usobanutse cyane, ariko wareba ko amafaranga yinjiza n'ayasohora ukabona binyuranye nabyo. Uburyo umuhanga wa nyawe ahora afungukiye kwiga ibitekerezo bishya, kuko mu bitekerezo bishya ushobora kwigiramo uburyo bushya bukungura. Iyi niyo mpamvu gutega amatwi ukumva ari byiza cyane kurusha kuvuga. Bitabaye iby'Imana niba yaraduhaye amatwi abiri n'umunwa umwe. Abantu benshi rero basa nk'abatekereza bakoresheje iminwa yabo aho gutega amatwi ngo bumve maze bunguke ibitekerezo bishya n'inzira nshya. Bajya impaka wo kubaza ibibazo. Njye ndebera mu buryo burambye imitungo yanjye. Sinemerera mu myumvire igirwa na benshi yo kubona umutungo mu nzira z'ubusamo nk'uko bikorwa muri za tombora n'ahandi. Nshobora kwinjira mu ishoramari ku isoko ry'imari n'imigabane kimwe n'uko narivaho. Ariko kuri njye ikiba gifite agaciro ni ubumenyi mbifiteho. Niba ushaka gutwara indege burya intambwe ya mbere ni ukubyiga. Njya ntungurwa kandi nkaterwa ubwoba n'abantu bihutira gushora imari mu isoko ry'imari n'imigabane ariko bakirengagiza gushora mu mutungo uruta iyindi w'ubwonko. Buriya kuba wakubaka inzu cyangwa se ebyiri ntibikugira inararibonye mu bucuruzi bw'amazu. Intambwe ya gatatu uzakenera gutera ni uguhitamo neza inshuti. Iyi mbaraga yitwa iy'ubusabane. Icya mbere nabanza gutangaho umucyo nuko njye nahitamo inshuti zanjye nshingiye ku mafaranga zifite. Zimwe mu nshuti zanjye rwose wagira ngo zasezeranye kutazatandukana n'ubukene, ariko kandi hari izindi mfite zinjiza amamiliyoni menshi buri mwaka. Icy'ingenzi kuri njye nuko abo bose mbigiraho. Gusa nanone sinabura kwemera ko hari abo nashatse ngo bambere inshuti ngendeye ku mitungo bafite, ariko rero si amafaranga yabo nari nkurikiye, ahubwo n'ubumenyi bwayibahesheje. Gusa mu buryo bumwe cyangwa ubundi izi nshuti zanjye zifite amafaranga usanga buri gihe ziganira ku mafaranga. Ntibabikora kandi byo kwisekera gusa, ahubwo baba bashishikajwe n'iyo ngingo. Ibyo rero bituma mbigiraho kandi nabo bakanyigiraho. Nyamara ku rundi ruhande inshuti zanjye zikennye zo ntizikunda kuganira ku by'amafaranga, bizinesi n'ishoramari. Baba bumva atari ibintu by'abantu bize cyane. Ibyo byose rero bituma mbigiraho ibyo ntakwiriye gukora. Mfite inshuti nyinshi rwose zifite amamiliyari y'amadolari zungutse mu gihe gito. 3 muri bo nabo bavuga ko ubu buryo ari bwo bakoresha. Naho inshuti zabo zidafite amafaranga ntizijya zibagana ngo bazigire inama y'uko zabona amafaranga. Ahubwo buri gihe ziza kubasaba ibintu bibiri, akazi cyangwa se ideni. Ariko hari icyo ngusaba kwitondera.
ntugategere amatwi abakene n'abantu bakomeza kugorwa n'ubuzima. Nanjye mfite bene izo nshuti, ariko buri gihe kubumva biba bimeze nko kumva ya nkoko isakuza ivuga ko ijuru ritugwiriye. Kuri bo iyo ngingo y'ishoramari ivuzweho nta kindi bavuga cyane uretse kuvuga ngo ijuru riratugwiriye, ijuru riratugwiriye. Bahora bakubwira impamvu ibintu bitagenda kandi bidashobora kugenda neza. Ikibazo gikomeye cyane rero ni uko abantu bakomeza kubatega amatwi. Gusa nanone njye mbona abantu bakomeza kumva no kwemera bene ayo magambo n'abari nka ya nkoko. Nk'uko ya mvuga ibivuga iti, inyoni z'amababa amwe ziragurukana. Niba ujya ureba ibiganiro bivuga kuri bizinesi kuri TV, buri gihe baba bazanye ku ruhimbi bitwa inararibonye. Inararibonye imwe ishobora kuvuga iti isoko rigiye kumera nabi, indi mpuguke ikavuga iti isoko rigiye kumera neza. Iyo uzi ubwenge bombi urabumva, ukita ku byo bavuga, imyumvire yawe ukayifungurira kubigiraho, kuko bombi baba bafite ishingiro. Ikibabaje ni uko abantu bose bakinnye bakunda kwita ku nkoko ivuza induru gusa. Mfite inshuti nyinshi zikunda kuganira ku ishoramari. Vuba aha rwose hari uwo twaganiriye ambwira ishoramari yakoze ngo 6%, maze nanjye mubwira ko njye nungutse 16%. Bukeye yanyoherereje inkuru y'igitangazamakuru kimwe cyanditse gisobanura uburyo iryo shoramari nakoze ritari ryiza kuko rishobora guteza ibibazo. Kuva ubwo kugeza ubu ndacyahabwa 16% mu gihe wakomeje kwakira 6%. Ubu nshobora kuvuga ko ikintu gikomeye mu nzira njyawukire ari ukuba wowe kandi ukirinda kugendera mu kigare. Ibi biterwa n'uko ku isoko buri gihe usanga ikigare cyaje nyuma aricyo kihababarira. Niba ishoramari ryunguka menshi riri imbere, birumvikana ko abagenda inyuma ntacyo babona. Shaka ishoramari rishya. Abashoramari ba nyabo iyo ishoramari rimwe ribacitse bacungana n'irindi rishya. Ibi rero ni ibintu bigora benshi kuko bumva ko kugura ibitakozwe na benshi ari bibi. Abashoramari bagira isoni rero ntibatandukana n'intama zigendera mu kigare. Akenshi irari ryabo ribabwira kugira icyo bakora. Abashoramari babisobanukiwe bamaze gukuramo ayabo kare. Abashoramari b'abahanga bashora imari ahataramenyekana cyane. Bo basobanukiwe ko inyungu zabo bazibona igihe bagura, si igihe bagurisha. Bo bategereza bitonze, bagacungana n'amahirwe y'ishoramari agiye kuza. Icyo bakora ni ubucuruzi bw'imbere. Bene ubu bucuruzi buri mu moko abiri. Hari ubwemewe n'amategeko, hari n'ubutemewe n'amategeko. Nyamara uko byamera kose ni ubucuruzi bw'imbere. Itandukaniro ni uburebure bwaho uhagaze. Impamvu rero ukeneye inshuti z'abakire ni uko muri zo ariho ubukire bukorerwa. Bukorerwa ku makuru baba bafite. Ukeneye kumenya uko isoko ry'ejo rizaba rimeze, injiramo kandi usohokemo mbere y'uko ritumbagira cyane. Sinkubwira kubikora mu buryo butemewe n'amategeko, gusa uko ugeramo mbere ni nako amahirwe yo kunguka cyane aba menshi kandi na risike zo guhomba zikaba nke. Ubwo rero nibwo kamaro k'inshuti kandi burya ni nabwo bwenge mu ishoramari. Intambwe ya 4 rero iragira iti banza usobanukirwe neza uko bikorwa cyangwa se inzira ubone kwiga indi nshya. Iyi ni imbaraga yo kwiga vuba. Umuntu ukora imigati aba agomba gukurikiza inzira yagenwe, niyo yaba iyo nzira iri mu mutwe we gusa. No kwinjiza amafaranga niko bimera. Ahari mwese mwumvise imvugo igira iti uri ibyo urya, nyamara njye nanayivuga mu bundi buryo nti uhinduka ibyo wiga. Mu yandi magambo, itondere cyane ibyo wiga kuko umutwe wawe ari imashini ihambaye ituma uhinduka ibyo winjijemo. Nk'urugero rwa hafi, iyo wize guteka uba wumva wateka. Iyo igihe kigeze ukumva udashaka guteka, uba usabwa kwiga ikindi kintu akaba ari cyo ukora. Nyamara iyo bigeze ku ngingo y'amafaranga usanga inzira abantu bakurikiza ari imwe twese twigiye ku ishuri igira iti korera amafaranga.
Iyo mbisuzumye muri rusange abantu bose bafite inzira imwe rukumbi. Iyo nzira si iyindi ahubwo ni yuko amamiliyoni y'abantu abyuka buri gitondo akajya ku kazi, bagakora, bagahembwa, bakishyura ibyo baba bakoresheje, bakareba udusagutse, bakagura imitungo rusange, hanyuma bagasubira gukorera andi mafaranga. Iyi rwose niyo nzira yorohera bose. Niba rero urambiwe ibyo ukora cyangwa se ukaba utinjiza agatubutse, igisubizo nta kindi uretse guhindura inzira ukoresha winjiza amafaranga. Mu myaka myinshi ishize ubwo nari mfite imyaka 26 gusa, hari isomo nagiye kwiga ryitwa uko wagura ikigo kigura kandi gicuruza amazu. Icyo gihe nize neza inzira bikorwamo. Intambwe yakurikiyeho ko ari ukugira ikinyabupfura n'imyitwarire myiza binshoboza gushyira mu bikorwa ibyo nari nize. Aho rero niho abantu benshi bagarukira. Nyamara njye imyaka 3 yakurikiyeho nkorera Xerox, nashyize imbaraga n'umuhate mu gukamirika gukoresha iyo nzira nari nize. Umusaruro wabaye mwinshi kuko ninjije amamiliyoni menshi nkoresheje iyo nzira. Nyuma mbonye ko maze gukamirika iyo nzira, nagiye kwiga izindi. Mu mashuri menshi nagiye nigamo, ntabwo buri gihe nakoreshaga ubumenyi nigiragayo, ahubwo nakoreshaga ubundi bushya. Njye nize mu mashuri menshi yigisha iby'ubucuruzi butandukanye. Niganye n'abantu batandukanye bafite impamyabumenyi zihambaye mu bintu bitandukanye. Aho hose nahigiye byinshi bigize isoko ry'imari n'imigabane n'ubucuruzi bw'amazu. No mu mashuri makuru asanzwe bagiramo amasomo y'igenamigambi no gupangira amafaranga n'uburyo bwo kugura ibintu bisanzwe. Mbona ari ahantu heza umuntu yatangirira, ariko njye nkakomeza kugushishikariza gushaka inzira yihuta. Niyo mpamvu mu buzima bwanjye bwose uzasanga ninjije menshi mu gihe gito aruta ayo benshi binjiza mu buzima bwabo bwose. Akandi kantu k'ingenzi nakubwira nuko turi mu bihe by'impinduka zihuta cyane. Ibyo rero bituma igifite agaciro cyane atari ibyo uzi, kuko akenshi usanga ibyo uzi bitakigezweho. Ahubwo igifite agaciro gakomeye ni uburyo wiga vuba. Ubwo bushobozi ntiwabona igiciro cyabwo. Ni iby'agaciro gakomeye rwose kubona inzira ikora neza vuba mu rwego rwo kwiyorohereza. Gukora cyane ukorera amafaranga ni inzira ya kera cyane kandi ishaje. Aha rero ni intambwe ya 4 irangiriye. Ubutaha tuzagaruka dukomereza ku ntambwe ya 5. Mugire ubukire.